murakaza neza mwese bakurikiye God's Talent TV. Amazina yandi rera Gloire no munsi twagarukanye n'umutumirwa uzi kuririmba cyane ufite impano. Reka n'ubundi murabizi ko ntanga ikaze mu byo bwa music twaza kuza kongera tugaruka tuganira kandi turaza kuganira byinshi. Ntuze gucika uze gukurikirana ikiganiro cyose kugira ngo uze kuza kubana natwe kandi uryoherwe. Reka n'ubundi tumuhe ikaze umutumirwa wacu tumwakira mu byo bwa music. Ikaze. Umutumirwa wacu katwongere kandi tubakire kuri God's Talent TV bibwira abakurikiye God's Talent TV. Ikaze ngira ngo wibwira ku God's Talent TV amazina yanjye nitwa Mukomeze Debra, nkaba ndi umuririmbyi, nkaba nsengera muri Evangelique Inyamata. Evangelique Inyamata. Yes, reka twakire na pianiste Kazi. Murakoze. Amazina yanjye ni Uwijushema Jordan, ni umucuranzi nkaba nsengera muri Zion Temple Nyamata. Yes, urakoze cyane Shema. Reka dukomeze tuganira n'umutumirwa wacu Debra Mukoro. Nimeza. Yes, tugiye kuganira. Debra, ikibazo cya mbere najya mbwire nk'umuririmbyi umunsi wawe umeze gute kuva mu gitondo? Umunsi wanjye ndabyuka nkakora imirimo yo mu rugo, nko mu masaa 9 gutyo mfata umwanya nkajya mu cyumba cyanjye nkaba naririmba nk'indirimbo ebyiri umunsi ubaye. Nk'umuririmbyi nyine numva buri munsi saa 9 mfata umwanya nkarepeta njye nyine ndi mu cyumba. Buri munsi kurepeta ubikora saa 9? Yego, iyo mbonye akanya urumva nkunda kubikora mu masaha narangije gukora imirimo yo mu rugo, narangiza nkajya mu cyumba cyanjye nkaririmba. Debra, utekereza muri wowe ko ari ikihe kintu wenda gishobora kukurutira kuririmba? Ndebye mbona ntacyo, si uko wenda n'ibindi bidahari nkunda, ariko kuko iyo ndirimbye numva mbohotse, numva ndushijeho gusabana n'Imana. Rero ntekereza ko nta kindi kintu cyandutira kuririmba. Debra, inspiration yo kuririmba se buriya ikomoka he? Sinavuga ngo nanga gusa njyewe nakuze ndi mu rusengero, ababyeyi banjye barasengaga, ntangira muri Sunday school, uko nkura bakagenda banzamura muri korali bigera ubu ngubu.
ntekereza ko ariyo mpamvu kuba narakuriye muri korali cyane. Ni ukuvuga ngo watangiye muri korali ukiri muto nk'imyaka ingahe? Natangiye muri korali mfite imyaka 12. 12? Yego. None nyuma y'imyaka 12 ubashe kumenya ko ufite impano yo kuririmba ryari? Kera najyaga ndirimba mu rusengero, twasohoka ndi mutoya cyane nkabona abantu bakuru barambwira wakoze uzi kuririmba neza, uzakomeze gusenga. Nkiri mutoya cyane gusa nkumva ko ari ukuririmba bisanzwe nyine nk'uko n'abandi baririmba. Ariko igihe namenyeye ko impano yanjye ari ukuririmba nayimenye mu 2014. 2014? Yego. Ubwo hashize imyaka 6. Yego. Murakoze cyane. Mwamwumvishe, reka twongere n'umwe tumuhe ikaze aturirimbira n'izindi ndirimbo. Debra, ikaze. Murakoze cyane. No
tuganira Debra, muri kariyeri yawe yo kuririmba wumva wifuza kuzagera hehe mu buzima bwawe? Iyo utekereje ujya ugambira cyangwa ujya utekereza ko uzagera hehe? Iyo ntekereza ko nshobora kuba nzagera kure, kubera ko ntago aho navuye niho hakomeye cyane. Urumva natangiriye kuri level yo gukora ibintu ntazi, ngera ku yindi level yo kuba ntangiye kumenya ibyo nkora, ngera no ku yindi level yo kumenya impano yanjye. Rero niyo mpamvu ntekereza ko icyo cyazamfasha kuba nagera ahantu hakomeye cyane, nkamenywa n'abantu benshi, nkavuga ubutumwa mu ndirimbo, abantu benshi bakabohoka. Urakoze cyane. Uravuze ngo watangiye utazi icyo ukora, uza kugira ugenda umenya ibyo ukora, n'ubaho ugeze uzi byinshi. Ndagira ngo muri urwo rugendo wahuye narwo, umbwiye challenge wahuye nazo muri urwo rugendo, byagiye bituma wenda wumva kuririmba wabivamo, wabihagarika, wabireka? Imbogamizi nagiye mpura nazo mu bijyanye no kuririmba kwanjye, nkiga primaire, urumva nigaga ntaha mu rugo, ngeze segonderi biba ngombwa ko mva aho ngaho mu rugo njya ahandi. Rero aho handi nagiye, aho ngiye nyine nahasangaga korali, nkafatanya nabo, nza kugera ahandi nararokrashije njya ku kindi kigo, ngezeyo nsanga nagiye mu badive, nigaga mu badive, biza kumbera imbogamizi cyane yo kuba nashobora gukomeza impano yanjye yo kuririmba. Najya mpura n'abadive nkumva imiririmbire yabo ntabwo njye nishoboye, yego ntabwo ari style yanjye, nkagerageza ariko ndumva ariyo mbogamizi nagiye ngira. Yego, urakoze cyane. Debra, hari ikibazo ngira kenshi nkunda kukibaza abakobwa ko cyanagoranye. Kenshi hari abakobwa baba bafite impano yo kuririmba, bafite n'impano pe, ariko ugasanga bajya nko gushaka, bajya gukora ubukwe, ukabona ubuzima bwabo burahindutse, bikabera ibiso. Wowe ujya ugambira ko wenda nushaka uzahagarika ino kariyeri yawe cyangwa uzakomeza? Ntabwo ibyo nabitekereza, kubera ko no mu bintu nsengera cyane harimo n'urushako rwanjye. Ntekereza ko rero mu gihe mbisengera ntabwo Imana yampa umuntu udashyigikiye mu gukorera Imana mu bijyanye no kuririmba. Numva ko ninshaka ahubwo aribwo nzabona imbaraga nyinshi zituma mbyinjiramo cyane, ko hari aho mba naravuye, hari n'aho Imana ibingejeje. Rero ndumva ahubwo nzashyiramo imbaraga nyinshi. Ubwo se uramutse n'umuntu udakunda kuririmba cyangwa udafite n'impano wenda yo kuririmba? Ashobora kuba adafite impano yo kuririmba ariko akaba abikunda, cyangwa se akaba adakunda ko mbikora. Icyo gihe sinzi icyo nakora, gusa namusengera Imana ikaba yamuhindura. Yego, barakoze cyane. Turimo turaganira, turaza kongera no tuganira, ariko reka twongere tumuhe umwanya turirimbire n'izindi ndirimbo. Debra, ikaze. Murakoze. Nabi
reka tugaruke n'ikibazo cya nyuma. Debra, ndagira ngo ni iki kintu wabwira abantu bafite impano bitinya, cyane cyane abakobwa aho bari bakuri Kigali Talent TV bitinya, bajya bagambira cyangwa bafite indirimbo zabo bajya bagambira ko bazajya kora ko bakitinya? Ikintu nababwira cya mbere ni ukubohoka kandi bagasenga cyane. Burya ubwoba buterwa na Satani. Iyo wafashe umwanya ugasenga, niba ukunda kuririmba ukaba ubishaka, fata umwanya wawe usenge, wereke Imana impano yawe yo kuririmba. Imana izakuba hafi, izagutinyura, izagukuraho ikintu cy'isoni, ubundi ubikore. Ikindi ni ugukora, ni ukwegera amakorari. Iyo wegereye amakorari agutera imbaraga cyane zo kuba wamenya kuririmba, cyangwa se wagira ibyo wunguka mu bijyanye no kuririmba. Ndumva ari cyo ngicyo nabagiramo inama. Debra, urakoze cyane. Ijambo rya nyuma dusoza ufite rikuri ku mutima wabwira akurikiye Kigali Talent TV? Ijambo rya mbere nababwira, ndabakunda cyane, nkunda abankunda, kandi tujye dukomeza dushyigikirane, twubahe Imana, tuyikorere. Imana izakomeza kuduteza imbere mu byo dukeneye no mu byo dushaka, ndetse no mu mpano zacu Imana izakomeza kuziha umugisha. Urakoze cyane Debra. Mwakoze, reka dushimire Debra. Debra, urakoze kubana natwe. Murakoze cyane nawe. Imana igumisha cyane. Yego. Shimmy Imana mutima wanjye we, Shimmy Imana mutima we, Shimmy Imana mutima wanjye we, Mana we, Shimmy Imana mutima we, Shimmy Imana mutima wanjye we, Mana we, Shimmy Imana mutima we. kubana natwe abari badukurikiranye. Mwabonye ko ibiganiro twagenda mu tumwe wacu byari byiza cyane. Tuzasubira ubutaha, kandi ntimwiyoge gutanga like, comment kubyo mwabonye hano na subscribe kugira ngo mukomeze mubone notification. Murakoze cyane, nawe ubutaha. Ciao.